guhagarara ku rugabano rw'isi ihoraho maze ukumva amajwi yo kwakirana ibyishimo afatanije na Kristo muri ubu buzima, uzabona ko kubabazwa kubwe ari amahirwe n'icyubahiro. Aho niho abacunguwe bazasuhuzanya n'ababayoboye ku mukiza wabambwe, bazafatanyiriza hamwe gusingiza uwabapfiriye kugira ngo abantu babone ubugingo buhwanye n'ubw'Imana. Intambara izaba irangiye, umubabaro wose no guhangayika bizaba bigeze ku iherezo. Indirimbo zo kunesha zisakare mu ijuru igihe abacunguwe bazegura intebe y'ubwami, igihe abacunguwe bazaba bazengurutse intebe y'ubwami, igihe abacunguwe bazaba bazenguruka banyuranamo bagendagenda ku ntebe y'ubwami, bose bahererekanya amagambo ngo umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye ikuzo, kuko ari we waducunguriye Imana. Mu gitabo Rengera Ubuzima cyangwa se Minister of Healing mu Cyongereza, ku rupapuro rwa 506 na 507, ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza no kugira Yesu mu bugingo bwawe. Umwami Imana yatanze ubugingo bwe kugira ngo turonke ubugingo. Umwami Imana yatanze ubugingo bwe kugira ngo ndonke agakiza. Uwo nguwo niwe nkwifuriza kugira ngo abe mu bugingo bwawe. Uri kumwe na Marke Nsengimana. Reka dusenge. Urakoze Data, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waducunguriye mu bantu kugira ngo Umwami Imana tubone ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho warabutanze kandi wabuhaye buri wese. Ubu bugingo buhoraho nubwo wemeye kubwakira. Ubu bugingo bube ubwanjye, ubugingo bube ubw'ababwakira, kandi ubu bugingo watanze nta kiguzi, buri wese abugira ubwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana yatanze byose kugira ngo tubone agakiza. Imana byasabye ijuru kwiyambura byose, byasabye ijuru kugira ngo risigare rinyeganyeje, byasabye ijuru kugira ngo rihare byose, rirekure umwana waryo rikunda ari we Yesu Kristo. Byasabye Imana kugira ngo itange umwana wayo w'ikinege kugira ngo acungure abari mu isi bose. Byasabye Kristo kugira ngo atange ubugingo bwe kugira ngo twebwe abantu tubone ubugingo buhoraho. Aka gakiza kabonetse havuye amaraso, aka gakiza kabonetse mu buryo butoroshye. Niyo mpamvu kwakira agakiza atari ukugakerensa, ahubwo kwakira iby'Imana ari ukubyihutira kandi ukabigiramo umwete, ukabugiramo n'ubushake, kuko aka gakiza ntawe ugahatirwa, ahubwo aka gakiza twagaherewe ubuntu. Muri Yesaya mu gice cyaho cya 35 ku murongo waho n'uwa 10 haranditswe ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo biriho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizabahunga. Aba bantu bacunguwe n'Uwiteka, abangaba bacunguwe bagakurwa muri iyi si yangijwe n'icyaha. Abangaba bazaba bamaze kubona kugucungurwa kandi kubonerwa muri Yesu Kristo. Abangaba bazagira ibyishimo isi itegeze ibona. Abangaba bazaba bafite ibyishimo n'umunezero. Abangaba bazaba bamaze kubona ibyishimo, kandi ibi byishimo ni Yesu Kristo. Kuko nasomye amagambo avuga ngo Yesu Kristo niwe mugisha isi yegeze yakagira. Igihe Aburahamu yabonaga Kristo ngo yaranezerewe cyane. Igihe Kristo yabonekeraga Aburahamu, ngo Aburahamu nicyo kintu cyamunejeje.
mbese we wanezezwa nuko uyu munsi waba uri kumwe n'Imana? Mbese wowe uyu munsi wanezezwa nuko ubugingo bwawe bwaba wahishanywe na Kristo mu Mana, kugira ngo ubwo bugingo bwawe azahishurwa uzabane nawe? Nshuti mukundwa kandi nshuti warazwe agakiza kabonetse bigoranye, reka nkubwire ngo muri iki gihe itorero rirarwana ishyaka. Muri iki gihe duhangana n'isi y'umwijima isa naho yose uko yakabaye yigaruriwe mu gusenga ibigirwamana, ariko igihe kiraje ubwo intambara izaba irangiye, kunesha kubonetse, iby'Imana ishaka bigomba kubaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Amahanga y'abacunguwe nta yandi mategeko azamenye keretse amategeko y'ijuru. Amahanga y'abacunguwe nta yandi mategeko azamenya keretse amategeko y'ijuru. Nshuti yanjye mukundwa, iki nicyo gihe cy'uko intambara irimo igera ku musozo. Intambara irwanya iby'Imana irimo iragera ku musozo, ubwo hazasigara abantu bazaba bazi amategeko y'ijuru gusa, ubwo bazaba nta kindi kintu bazi usibye amategeko y'abacunguwe, kandi aba bacunguwe bagakurwa mu isi yangijwe n'icyaha. Kandi aba bacunguriwe muri iyi si n'ubwo isi yangijwe n'icyaha, ariko bari mu isi kandi babaye nk'abari hehe? Nk'abari mu ijuru. Bose bazahinduka umuryango wishimye kandi wunze ubumwe, bambaye umwambaro wo guhimbaza no gushima, ari wo kanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Ibyaremwe byose mu bwiza bwayo buhebuje bizatura Imana ituro ryo kuyihimbaza no kuyiramya. Ahangaha mpita ngaruka kuri rya somo riboneka mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 7 rivuga ngo muramye Imana muyihimbaze. Abangaba bazibuka yuko bagomba kuramya Imana. Abangaba bazaba baramaze kumenya neza kuramya Imana icyo ari cyo. Abangaba bazaba baramaze guhitamo kuramya Imana. Abangaba bamaze kugira umugabane bahereramo, kandi uyu mugabane ni uwo kumenya amategeko y'ijuru. Ntabwo amategeko y'isi akirangwa muri bo, nubwo bari mu isi ariko biteguye gakondo yabo yo mu ijuru. Isi izasubizwamo umucyo uva mu ijuru. Isi izasubizwamo umucyo wo mu ijuru. Umucyo w'ukwezi uzaba ungana n'uw'izuba, kandi umucyo w'ukwezi uzikuba inshuro ndwi uwo risanganwe muri iki gihe. Imyaka igenda ishira abantu bari mu munezero. Mu bihe nk'ibyo inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiraga hamwe. Abana b'Imana bazatera hejuru kubw'ibyishimo mu gihe Imana na Kristo bazafatanyiriza hamwe kuvuga aya magambo ngo nta cyaha kizongera kubaho, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Aya magambo ari muri Rengera Ubuzima ku rupapuro rwa 504. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye mukundwa, ubu ngubu turiho mu gihe cy'umusozo w'iyi si. Turiho mu gihe gishyiraho umusozo w'iyi si. Turiho mu gihe kirimo umukristo nyamukristo arimo agira ibyishimo, kubera ko arabona kugaruka kwa Kristo kwegereje cyane, nk'ibyiringiro bye rukumbi bizatuma asubizwamo intege kandi agakomera. Uyu muntu witeguye kugaruka kwa Kristo arimo aratumbira akabona Kristo arimo araza amusanganira, kandi ubwo Kristo arimo aza amusanganira, uyu nawe akitegura kumusanganira mu kirere. Ikimenyetso cya nyuma Kristo yatanze nuko ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, kandi ngo buza ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose n'ibw'imperuka izahera ku isi. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye mukundwa, ubutumwa bwiza buriho burabwirizwa mu isi yose. Hera hano iwacu mu Rwanda, ubutumwa bwiza buriho burabwirizwa, bubwira umunyabyaha kureka ibyaha bye, kandi bugarura abantu gukuramya Imana by'ukuri. Bubwira abantu kuva muri bya bindi by'ibihimbano bakaramya Imana, kandi Imana
Imana ariyo yaremye impamvu bayiramya nuko ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero ku muzingo wacyo wa 6 ku rupapuro rwa 309 baravuga ngo kwinjira mu munezero ni ingororano Kristo atanga. Uwo munezero uwo Kristo nawe ubwe ategerezanyije amatsiko kubaho awutanga uherewe uburenganzira na se. Data, ndashaka kabo wampaye babana nanjye aho ndi. Ni ukuvuga ngo Kristo nawe ategerezanyije amatsiko uyu munezero azatahana, cyangwa se igihe azaba amurika abo yapfiriye abamurika imbere ya Data wa twese. Uyu munezero Kristo nawe arawutegereje cyane, kandi ubwo Kristo awutegereje ategerezanyije na hamwe nanjye nawe kugira ngo tuzahabwe uyu munezero byuzuye. Nshuti yanjye mukundwa, ndagira nkubwire ngo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo tubone agakiza. Aka gakiza kabonetse havuye amaraso ya Kristo. Aka gakiza dukerensa gutya kabonetse kubwo incungu ya Kristo, kubwo igitambo kitagira intege cya Kristo. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kwitambaho ubwacu tukaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Mu buzima bwacu bwo ku isi, nubwo bwaba ari impezamaryo bingana bite, nta handi dushobora kubonera ibyishimo bihebuje n'uburezi bwo mu rwego rwo hejuru uretse mu murimo no mu buzima buzaza dutegereje, aho tutazagira inkomyi ziturutse ku kutitwaza na kamere muntu icumura. Mu murimo niho tuzabonera ibyishimo byacu bihebuje, ni naho kandi tuzabonera uburezi buhanitse. Tuzabona twitegereza ubundi bushya ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru. Nibwo Kristo urumuri uri muri mwe, nibwo byiringiro by'ubwiza, nk'uko tubibona mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 27. kandi aya magambo urayasanga mu gitabo cy'uburezi ku rupapuro rwa 320. mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande ku rupapuro rwa 27 basangira imibabaro ya Kristo, kandi bazasangira nanone ubwiza bwe buzahishurwa. Ufatanya nabo mu murimo agasangira nawe igikombe cy'ishavu, niwe uzasangira nawe umunezero we. Reka nsubiramo aya magambo. Baranditse baravuga ngo basangira imibabaro ya Kristo, kandi bazasangira nanone ubwiza bwe buzahishurwa. Umvisuri ufatanya nawe mu murimo agasangira nawe igikombe cy'ishavu, niwe uzasangira nawe uwo munezero. Nshuti yanjye mukundwa, ntabwo ibintu by'Imana ari ibintu tugendamo uko dushaka. Ntabwo ibintu by'Imana ari bya bindi bikurarikira ngo ngwino urabona ibi ngibi. Imana ntabwo Kristo yegeze ahamagarira abantu yuko umuri we arimo uyu munsi none bazabona ingororano zo mu isi, ahubwo Kristo yaberekaga yuko bazabona ingororano zo mu ijuru. Nshuti yanjye, mbese byakumarira iki kuba watunga ibya mirenge ariko ukazabura ubugingo buhoraho? Nshuti yanjye, isi iradukurura cyane, ariko kandi nubwo isi dukurura, ngijuru riratangaza yuko umunyabyaha agiye kurimbuka, ariko isi igatangaza amahoro n'iterambere. Nshuti yanjye, itabirarika ry'ijuru rikurarikira kuhitamo, kandi ugahitamo ubugingo buhoraho, ugahitamo umunezero w'iteka ryose, aho kugira ngo uyu munsi wa none uhitemo ibyishimo bizagira iherezo kandi ukazababara by'iteka ryose. Umusaruro ukomoka ku mbuto zabibwe, buri imbaraga yose yoherejwe na Mwuka Wera iyobora abantu kugubwa neza ku Mana, yandikwa mu bitabo byo mu ijuru, kandi ku munsi w'Imana umuntu wese wiyeguriye kuba igikoresho gikoreshwa na Mwuka Wera azemerwa kureba icyo imibereho ye yakoze. Aya magambo ari mu bihamya by'itorero ku rupapuro rwa 310 ku muzingo waho n'uwa 6. Banditse baravuga ngo uyu munsi
umunezero wo gukorera abandi ibyiza, urema ibyishimo bigakwira hose mu mitsi, bikihutisha imitembere y'amaraso, nabyo bigatuma ubuzima bwo mu mutwe n'ubw'umubiri bunezererwa bwiza, bumererwa neza, bugira amagara meza, bugira ibyishimo. Ibi biri mu bihamya by'itorero umuzingo wa 4 ku rupapuro rwaho ni urwa 56. Nshuti yanjye, Imana irimo iratwereka yuko abantu bayoboye abandi ku gakiza, abantu bayoboye abandi ku mucunguzi, ngo bazamenyana mu bwami bwo mu ijuru, ngo nibagerayo buri wese azamenya uwamuyoboye ku gakiza. Mbese nshuti yanjye, waba ari abantu bangana icyo baba warayoboye kuri Kristo? Reba abantu mugendana bose, nibura uvuga ati uyu muntu ndabizi neza ko nshobora kuba naramuyoboye ku gakiza, ndabizi neza yuko uyu muntu yaba yarafashe icyemezo cy'ubuzima bwe kwiyegurira Imana binyuze muri njyewe. Reba abantu bose wiri bubwira iby'Imana, mbese ubayobora ku Mana cyangwa se hari ibindi ubayoboraho? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana irimo iraturarikira kugira ngo tumenye yuko turi mu minsi ya nyuma, iminsi iheruka, iminsi iteye ubwoba, iminsi kandi Satani arimo akora cyane kugira ngo abantu bahuge. Kandi Yesu yaravuze ngo mu gihe mudatekereza nicyo gihe Umwana w'umuntu azaziramo. Mbese nshuti yanjye, iyi minsi urabona abantu bari gutekereza. Mbese ni gute wavuga ngo abantu bari gutekereza niba uyu munsi wa none umuntu ari gufata umwana we yibyariye, akaba arimo amufata akamugira umugore, umwana we yibyariye? Uyu munsi umuntu akaba arimo afata umwana we yibyariye akamuvutsa ubuzima. Uyu munsi umuntu agafata umugore yashatse amubwira akamukunda, akamubuza ubuzima. Mbese uyu muntu arimo aratekereza? Mbese uyu muntu ubona atekereza kugaruka kwa Kristo? Mbese imiryango dukomokamo, mbese iyo urebye uyu munsi wa none ibyaha biri gukorerwa muri iyi si, mbese ubona bidacurera kugaruka kwa Kristo? Ngo nk'uko igihe Kristo yazaga mu isi bwa mbere, ngo abadayimoni bari barasheze cyane, abadayimoni bari barazamutse, ngo no mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo ngo abadayimoni bazigaragambya cyane, bakore cyane kandi bashyiremo imbaraga, batera abantu urujijo, abantu bahere mu rungabangabo, abantu aho kugira ngo bakurikire umukiza abantu bashidikanye. Mu gihe cya Yesu hariho abigisha benshi, mu gihe cya Yesu hariho abanditsi n'abafarisayo ndetse n'abigisha amategeko, mu gihe cya Yesu hariho abatambyi, ndetse aba batambyi nibo bafashe n'iya mbere yo kurwanya Kristo. Aba batambyi nibo bafashe iya mbere yo kugambana Kristo, kubera ko Kristo uyu munsi wa none yavugaga ibyaha akavuga n'iby'abatambyi. Uyu munsi wa none abantu barashaka gucecekesha ijwi rya Mwuka Muziranenge ribaburira kuva mu cyaha no kuzinuka iy'isi. Abantu barashaka gucecekesha ijwi rya Mwuka Muziranenge kugira ngo basigare bayoborwa n'imbaraga itari y'Imana, ahubwo bayoborwe n'imbaraga y'utwara iy'isi, y'umutegeka w'iy'isi. Uyu munsi wa none Satani azatuma abantu batita cyane ku kogera kw'ingoma y'ijuru, ahubwo bahugire mu binezeza by'iy'isi, bityo bazasoze barimbutse. Ariko kandi Imana yabahaye umuburo yuko bakwiriye kwitegura kugaruka kwa Kristo kutagitinze. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ntabwo abantu babwiriza ibintu byo kugaruka kwa Kristo bakomeje gufatwa nk'abantu baca igikuba, bakomeje gufatwa nk'abantu barimo bashakira isi ntago bashakira isi umunezero, barashakira isi
isi baraba barashaka kuyivurunga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none bizasoza abantu bavuze ati iyo tuza kubimenya muba mwaratubwirije mudukubita, iyo tuza kumenya ko ari uko bizagenda ntabwo twari gufata iki cyemezo. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cya Yesu, ubwo Yesu bamufataga ubwe bakamubamba, intumwa za Yesu bakazica urupfu rw'agashinyaguro, kandi bavuga yuko bakorera Imana, berekana yuko bakorera Imana. N'uyu Yuda ubwe wagambaniye Kristo, wabanaga na Kristo, Yuda yamugambaniye ku batambyi, kandi aba batambyi bo ubwabo bari bazi neza icyo barimo bakora, bari bazi ko barimo bakuraho ingoma yagombaga kwimikwa kandi yagombaga kubabuza amaronko. Kristo yigishaga abantu akabigisha kureka icyaha, kandi abatambyi nibo ba mbere bari bafite icyaha kuko batatinyaga no kugurisha ibitambo. Uyu munsi wa none ni ko bimeze. Ntabwo abantu barimo bashaka ikintu cyatuma abantu bihana, ahubwo barimo barashaka ikintu cyatuma abantu bakomeza kuba muri uwo muzenguruko, muri urwo ruzerero, abantu ntibamenye ukuri. Ariko kandi ntabwo Imana yigeze isha ukuri kwayo, kuko muri Yohana 17 umurongo wa 17 bavuga ngo muzamenye ukuri, ubereshe kuri ku ijambo ryawe niryo kuri. Ariko kandi nanone Bibiliya ikongera ikavuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ukuri kuvugwa ni ukuri kwa Bibiliya. Umuntu wese wirengagiza ukuri kwa Bibiliya, umuntu wese wirengagiza gushyira mu bikorwa icyo Bibiliya ivuga, umuntu wese wirengagiza agakiza kabonetse ku buryo bugoranye, uyu muntu bizasoza abuze ubugingo buhoraho, kandi bizasoza uyu muntu. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe nshuti mukundwa, Zaburi 107 umurongo waho wa 2, Zaburi 107 umurongo waho wa 2 hananditswe ngo abacunguwe n'Uwiteka bavuga batya, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Umwanzi uyu munsi arimo arakora, umwanzi uyu munsi arimo kuzerera yivuga nk'intare, ariko abana b'Uwiteka bazacungurwa. Abana b'Uwiteka bona nubwo banyura mu mibabaro n'imihati y'iyi si, abana b'Uwiteka bona nubwo banyura mu bihe bisharira kandi bishishana, abana b'Uwiteka tubona ko igihe cyose bagiye banyura mu ngorane, kandi ingorane bigasoza bamwe bazisohotsemo abandi bakazigwamo, ariko bakaba babikiye ubugingo buhoraho. Hari abantu bagomba kuzaba ibitambo, kandi abo uyu munsi wa none ntabwo Imana yegeze ivuga yuko kuyikurikira ari ibintu bigize gute. Ntabwo bisaba kwiyemeza, kandi bigasaba guhitamo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Imana yadushyize inzira ebyiri imbere. Inzira ya mbere, amahitamo yanjye nta kintu na kimwe Imana ishobora kuyakoraho, oya. Mu gitabo cyitwa ababwirizabutumwa bwiza, Gospel Workers, ku rupapuro rwa 518 handitswe ngo abacunguwe bazahura n'ababayoboye ku Mukiza wabambwe maze babamenye. Mbega ukuntu ubu ikiganiro bazagirana kizaba gishimishije. Bazavuga aya magambo: nari umunyabyaha udafite Imana, ntagira n'ibyiringiro mu isi, maze uzaho narindi, maze unkangurira ubwenge bwanjye kumenya Umukiza mwiza, ngo ambere ibyiringiro rukumbi, nuko ndamwizera. Mbega amagambo mwiza, mbega amagambo. Abacunguwe bazahura n'ababayoboye ku Mukiza wabambwe maze babamenye. Mbega ukuntu ubugingo bazagirana mbega ukuntu ikiganiro bazagirana kizaba gishimishije. Hazavugwa aya magambo ngo nari umunyabyaha udafite Imana, ntagira n'ibyiringiro mu isi, maze uzaho narindi, maze unkangurira ubwenge bwanjye kumenya Umukiza mwiza, ngo ambere ibyiringiro rukumbi, nuko ndamwizera.
nuko nizera uwo mukiza ndamuyoboka, nuko nizera ko uwo mukiza wampaye ubugingo buhoraho, nuko nizera uwo mukiza waje kugira ngo ancungure, ankure muri iyi si yangijwe n'icyaha, kuko Kristo yaje gupfira bose, kandi mu yaje gupfira yari njyewe, yaje gupfira nemere ya mbere. Uyu muntu azamenya uwo muyoboye ku gakiza, uyu muntu azamenya uwo muyoboye kuri Kristo maze amwizere. Nihanye ibyaha byanjye maze mpabwa kwicarana n'abera mu ijuru muri Kristo Yesu. Abandi bazavuga bati nari umupagani mu bihugu bitazi Imana, maze usiga inshuti zawe n'umuryango wawe wari ukuguye neza, uza kunyigisha uburyo nabona Yesu nkamwizera nk'Imana y'ukuri yonyine. Ibigirwamana byanjye ndabirimbura maze ndamya Imana. None dore ndamureba amaso ku maso, ndakijijwe kandi nkijijwe by'iteka ryose, ngo njye mpora nitegereza iteka uwankunze. Najyaga murebesha amaso yo kwizera, none dore ndamureba ukari. Ubu noneho nshobora kuvuga uburyo umutima wanjye unyuzwe, ngashimira uwankunze kubw'ubuntu bwe bukiza, akanyuhagira ibyaha akoresheje amaraso ye bwite. Mbega amagambo meza abacunguwe bazamenya n'ababayoboye ku mukiza. Mbese nshuti yanjye, waba wifuza kuyoboka umukiza? Ndakugira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none abantu bazahitamo gukurikiza amategeko y'ijuru. Aba bacunguwe bazahitamo gukurikiza amategeko ijuru ryatanze. Aba bacunguwe bazahitamo gukurikiza amategeko yo mu isi nshya. Aya magambo ari mu butumwa ni ubutumwa bubwirwa isi yose, kandi ni ubutumwa buri wese akwiriye kugira ubwe. Kuba abakozi bakorana na Kristo n'abamarayika bo mu ijuru ni inama ikomeye y'agakiza. Mbese nuhe murimo wagereranywa n'uyu? Buri bugingo bwose bukijijwe buba ari inyungu z'ubwiza zigarukiye Imana, maze bukarabagirana kuri uwo ukijijwe no kuri wa wundi wahindutse igikoresho kugira ngo ubwo bugingo bubashe gukira. Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 2 ku ipaje 232. Abandi bazavuga ngo, abandi bazagaragaza kunyurwa kwabo bashimira abagaburiye abashonji, bakambika abambaye ubusa. Bazavuga bati igihe ubwihebe bwari bugose ubugingo bwanjye, nuzuye gushidikanya, Umwami Imana yatumye kuri njye ngo umbwire amagambo y'ibyiringiro no kunkomeza. Wanzaniye ibyo kurya byo kumara inzara umubiri wanjye, kandi umbumburira ijambo ry'Imana, ukangurira kumenya ubukene bwanjye mu bya mwuka. Wamfashe nk'umuvandimwe wawe, wifatanyije nanjye mu mubabaro wanjye, maze womora inguma n'ibikomere byari mu mutima wanjye, kugira ngo mbashe gusingira ikiganza cya Kristo cyari nari mfite data kurambura mu kiganza. Nari mfatanyije na Kristo mu kiganza, wafashije kurambura ikiganza cyanjye, mfatana mu kiganza cya Kristo. Mbega amagambo meza aryoshye umuntu azabwirwa igihe azababwirwa abo yayoboye kuri Kristo. Igihe uyu muntu azabashimirwa ngo ni wowe watumye menya agakiza, ni wowe watumye menya inzira y'agakiza, ni wowe watumye menya inzira y'umusaraba, kandi ni wowe watumye menya yuko nacunguwe, ngacungurwa mu bantu benshi, ngakurwa mu isi yangijwe n'icyaha, nkaba mu isi ariko ntari uw'isi. Mu bujiji bwanjye wanyigishije ufite kwihangana ko nari mfite data wo mu ijuru unyitaho.
wansomeye amasezerano y'agahozo ari mu ijambo ry'Imana, watumye ngira kwizera yuko ushobora kunkiza. Umutima wanjye waroroshye ucishwa bugufi kandi urameneka igihe nitegerezaga igitambo Kristo yatanze ku bwanjye. Nagize inzara yo kubona umutsima w'ubugingo, kandi ukuri guhindukira umutima wanjye ikintu cy'agaciro. Dore ndi hano nkijijwe, kandi nkijijwe by'iteka ryose, kugira ngo mpore imbere ye kandi mpimbaze uwatanze ubugingo bwe ku bwanjye. Aya magambo ari mu gitabo cy'ababwirizabutumwa ku rupapuro rwaho rwa 518 cyangwa se Gospel Workers. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, iyi emera kwakirira ry'Imana rikurarikira kuyiramya no kuyihimbaza. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo Imana yahagurukije ubutumwa bwiza kugira ngo iburire abari mu isi, kandi uyu munsi wa none ubutumwa bwiza buratambutswa, ariko hari igihe kizagera ubutumwa bwiza bukabangamirwa ku buryo umuntu atazongera kumva inkuru nziza, ahubwo azajya ashaka umuntu umubwira ubutumwa bwiza ntamubone, kuko uwo muntu atazaba aboneka. Hazaba hariho ubundi butumwa ariko butari ubutumwa bwiza. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, tangira witoze kwakira imbaraga y'Imana iguhindura, kandi imbaraga y'Imana iguhindura nta yindi ni imbaraga ibonerwa muri Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo atanze Mwuka Muziranenge kugira ngo asobanurire abantu be, kugira ngo abigishe abemeza iby'icyaha n'iby'amateka. Mwuka Muziranenge yatanzwe kugira ngo ahore yibutsa abantu yuko Kristo azagaruka, kugira ngo kandi ahora abereka n'igihe barimo ndetse n'igihe kizaza. Uyu munsi wa none turi mu munsi ukomeye w'impongano y'ibyaha. Uyu munsi wa none turi mu munsi Kristo arimo ahongerera bwa nyuma abanyabyaha. Uyu munsi wa none turi mu munsi Yesu Kristo arimo ashyiraho umusozo kuri buri muntu wese. Uyu munsi Kristo ntabwo tuzi ngo ni ryari Kristo aguruka ku ntebe y'imbabazi, ariko uyu munsi wa none niwumva ijwi ryawe ntibintangire umutima, kuko ntabwo unzi umunsi cyangwa igihe. Kristo ashobora gutinda, ariko urupfu ntiruzatinda. Hari amagambo nasomye narasomye ngo igihe hazaba hariho kuzuka, ngo ntabwo umuntu azegera amenya, ntabwo umuntu azegera abara ngo nari imaze imyaka ingana gutya mu gituro, ahubwo umuntu azamenya ngo bizaba nkaho akangutse ako kanya. Nk'uko umuntu aryama bugacya yakangutse atazi amasaha aryamye, usibye ko uyu munsi dusigaye tubura ngo ndyamye saa moya mbyutse saa 10 za mu gitondo, ndyamye saa 5 mbyutse saa moya za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ngo nk'uko umuntu aryama ibitotsi bitagira inzozi, ngo niko n'ubu n'abapfuye bameze uyu munsi, bari mu bituro. Ariko igihe Kristo azahamagara abantu, ntabwo umuntu azegera amenya ngo nari imaze igihe kingana gutya narasinziriye, ahubwo abantu bazitaba ijwi rya Kristo ribakura muri bya bituro. Kandi uyu munsi none abazaba bariho bazahindurwa nabo basangane Kristo mu kirere. Ariko kandi abanyabyaha bazarambara hasi nk'amase, ngo bazahinduka nk'ibiseswa. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo Imana igutoranye mu batahajuru, kandi Imana nta n'umwe itegeze ihereza ubugingo buhoraho, ahubwo umuntu we niwe uzibuza ubugingo buhoraho, umuntu bwe niwe uzibuza ijuru. Ntawe Imana itashyize. Imana yadushyize inzira ebyiri imbere, inzira y'urupfu cyangwa y'ubugingo. Amahitamo n'ayanjye, amahitamo n'ayawe. Ariko icyo nakurarikira, hitamo Yesu ubone kubaho. Shaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, kuko hari igihe bitazaba bigishoboka kabonwa. Uyu munsi imbabazi ziracyariho, ariko mbabazi ntago azakomeza kwihangana batihana igihe kirekire, ahubwo igihe kizagera imbabazi zirangire. Imbabazi zishobora kundangiriraho igihe uyu munsi nshobora gupfa, cyangwa se ushobora gupfa ariko se nabapfuye nihanye, cyangwa se wapfuye wihanye. Uyu munsi Imana irakurarikira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bityo akakurinda kandi akagukomeza, kandi ukazaba wizeye kuzahabwa ikamba ry'ubugingo
nkurarikiye kwambika ikamba ry'ubugingo. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana yatanze byose kubw'umunyabyaha, Imana yatanze byose kugira ngo tubone agakiza. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Uduhe kwakira Yesu Kristo kandi uturinde ibiteye ubwoba byose biri kubera muri iyi si, ahubwo uduhe imbaraga iduhindura kandi itugira abakomeye. Dukomerere muri wowe mu izina rya Yesu. Amena.